akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Mwese turabaramukije mu izina rya Yesu, Uwiteka abahire kandi abahe umugisha. Ishimye Imana cyane iduhaye aka kanya tugiye kuganiramo ijambo ry'Imana. Mbere y'uko rero tubagezaho insanganyamatsiko y'ijambo tugiye kuganirira hamwe, ka tubanze tubibwire maze nyuma yaho dusenge tubone kubagezaho insanganyamatsiko y'icyigisho tugiye kwigira hamwe. Amazina nitwa Byemana Jean de Dieu, nkaba n'umubwirizabutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Rero ka dusenge maze tubabwire insanganyamatsiko y'icyigisho tugiye gufataniriza hamwe tuganira mu ijambo ry'Imana. Turagushimiye cyane Data wa twese uri mu ijuru ukiranuka, dushimye uburinzi n'imbabazi bibanye natwe tukaba tugeze muri amasaha duhumeka. Izina ryawe rikuru rihabwa icyubahiro. Udukoreye ibyiza, tugiye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe waremye. Turakwinginze ngo umwuka wera risobanurire ubwenge bwacu, kandi umwuka wawe arushaho kumvisha imitima y'abumva twese nitwumvira ibyanditswe muri ryo tuzimurirwe nawe mu bwami bwawe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko tumaze kubibabwira, tugiye kuganirira hamwe ijambo ritubwira ngo kwihana nyakuri. Iryo niryo jambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ni ijambo buri muntu wese akwiriye guha agaciro, kuko ari amwe mu magambo akubiye mu ijambo ry'Imana nk'ihame buri muntu wese mu baremwe asabwa kumva no kumvira, kuko ibyanditswe bitwereka ko ari kamwe mu kayira k'ingenzi Imana yahishuye kaganisha umuntu mu gakiza. Uretse no kuba iyi ari ihame buri wese asabwa kuzuza ngo azabone ubugingo buhoraho, ni nacyo kimwe mu bintu by'ingenzi byageza abantu ku mutuzo no kubana neza n'abandi, kuko abari mu isi bose twakoze ibyaha ntitwapfa gushikira ubwiza bw'Imana. Igitabo cy'Abaroma ni igice cya 3 ahatwereka neza ko abantu bari mu isi benshi bakoze ibyaha. Ubwo umurongo wa 23 niho hatwereka neza ko ibi byaha abantu bakoze bituma batashobora gushyikira ubwiza bw'Imana, kandi ibihembo byabyo bikaba ari urupfu. Ni mu gitabo cy'Abaroma igice cya 6 n'umurongo wa 23. Dushingiye kuri iyi mirongo yombi yerekana neza ko abari mu isi bakoze ibyaha, kandi ku iherezo ry'ibyaha ari urupfu. Ariko mu mbabazi z'Imana no mu buntu bwayo yateguye inzira yageza abantu ku bugingo no gushobora kubana neza ibicishije mu kwihana. Akaba ariyo mpamvu muri iyi nsanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe, turaganira ku bintu bigeze kuri 3. Icya mbere turarebera hamwe kwihana icyo ari cyo. Icya kabiri turaza kurebera hamwe inzira zigana ku kwihana nyakuri. Noneho icya gatatu ni ibitero Satani yagabye ku kwihana, kuko kwihana twabonye ko ari ihame. Mu by'ukuri Satani araryanga nk'uko yanga n'andi mahame ayo ari yo yose akomoka mu ijambo ry'Imana, ni nako n'iri hame ryo kwihana naryo aryanga. Ndetse ntituri bubure no gusoreza ku gashami kagaragaza amahirwe n'imigisha bikomoka ku kwihana. Rero tukaba tugira ngo buri muntu wese mu baduteze amatwi ahe agaciro iri jambo Imana yavuze. Mu gitabo cya Bibiliya herekana neza ko kwihana ari ihame, kandi ko ari kimwe mu bintu by'ingenzi bikwiriye kubwirwa abari mu isi. Ibi tubisoma muri iki gitabo cya Luka igice ni cya 24 n'uyu murongo wa 47.
igihe umwami wacu Yesu Kristo yari hano ku isi, yagaragaje neza ko icyo isi igomba kubwirwa abatuye isi, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi, abigisha n'abigishwa, abategeka n'abategekwa, abayobozi n'abayoborwa, bose bakwiriye kubwirwa iri jambo rivuze ngo, umurongo wa 47 muri Luka igice cya 24 haranditse hatya hati, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Iri jambo kugira ngo ryaguke neza mu bwenge rurushaho kumvikana, muzarisoma turihereye ku murongo wa 45. Ahavuze ngo, maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Ati, niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Iri jambo ryerekana neza ko ni ihame ko abari mu isi bose, amahanga yose, abakomeye n'aboroheje, ab'imbata n'umudendezo, ubwo abakorera abandi n'abakorerwa bose, ijambo dukwiriye kubwirwa mu isi ni iryo kwihana no kubabarirwa ibyaha. Rero ibi byerekana neza ko iri ari ihame, kubwirwa kwihana ndetse no kubabarirwa ibyaha. Ijambo ry'Imana ryerekana neza ko abari mu isi twese twakoze ibyaha. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuze ngo, nituvuga yuko nta cyaha dufite, tuba twishutse, ukuri kukaba kutari muri twe. Ariko nitwatura ibyaha byacu, niyo yo kwizerwa, ikiranukira kutubabarira no kutwezaho ibyaha byacu. Ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice ni cya mbere n'umurongo wa 8. Aha hatugaragariza neza ko buri muntu uwo ari we wese aramutse yiyise umukiranutsi, akavuga ko nta cyaha akora, ko nta cyaha afite, abahinduye Imana inyabinyoma. Impamvu ki? Nuko Imana ishinja abari mu isi bose gukora ibyaha. Noneho hagize uwibona akivugaho ko atakoze icyaha, abagaragaje Imana ko ibyo yavuze byaba ari ibinyoma. Ntibikabeho rero. Imana ikivuga ni ukuri ko abari mu isi bose bakoze ibyaha. None se kwihana ni iki? Kwihana ni ukwimenyaho ibyaha no kubabazwa nabyo, ndetse no kubicikaho. Ni ikintu, ni ukwimenyaho ububi bw'icyo wakoze. Kabiri, ni ukubabazwa nacyo. Gatatu, ni ukugicikaho. Reka mbabwire neza ko ibi ari nazo nzira z'ingenzi ziganisha umuntu ku kwihana nyakuri. Tutaranazigeraho, ibyanditswe byera bigaragaza neza ko abari mu isi bose mu gihe bamaze bakora ibyaha bari mu minsi yo kujijwa. Mu gitabo dusoma cya Bibiliya, ni ibyakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 30, handitsemo aya magambo akurikira. Aratubwira ngo, nuko iyo minsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana. Burya uretse no kuba kwihana ari ihame, ni n'itegeko. Imana yategetse abari mu isi bose, nk'uko twabavuze, urwego waba urimo, amashuri waba warize, ubukungu waba ufite, icyubahiro n'agaciro waba ufite mu isi, ntabwo bikwambura iri tegeko rikubwira ngo wihane. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yohana, igihe yasohozaga iby'iri tegeko, yabwiye abantu baje bamusanganiye ari benshi mu gihe yigishaga ijambo ry'Imana. Ibi tubisoma mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 3 n'umurongo wa 2, aho yabwiye abantu ati, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yarazi neza ko iri jambo rikwiye kubwirwa abari mu isi bose. Reka mbabwire ko aya magambo yabwiye rubanda nyamwinshi rwari rumusanganiye aho yarimo yigishiriza. Barimo abantu bari bafite idini basengeragamo y'Abayuda n'abataragiraga aho basengera, abitwaga abakoresha b'ikoro n'abandi, abanyacyubahiro bakomeye. Ndetse ngo hanabonetse n'abandi bamubajije bati, twe tugire dute? Ngo barimo abasirikare n'abandi bantu bakomeye. Arababwira ati, namwe mwihane kandi ibihembo byanyu bibanyure, ntimugire umuntu muhongesha, kandi nimukagire uwo mumena amaraso ye atariho urubanza. Ari abasirikare yabahuguriye kwihana, abacamanza bahugurira kwihana, abereka nuko bakwiriye kwifata, kuko yarazi neza ko ari ryo hame Imana yaramutumye ikwiye kubwirwa abari mu isi. Yesu Kristo umwana w'Imana, igihe yatangiraga umurimo we, mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko
igice cya mbere n'umurongo wa 14 yabwiye iteraniro rinini ryari rimusanganiye kandi ryarimo abantu benshi bari mu idini y'abayuda. Yarababwiye ati igihe kirasohoye, nuko rero nimwihane mwemere ubutumwa bwiza. Burya kwihana ni itegeko, kuko mbese ni itegeko ry'Imana, ariko ntawe Imana ibihatira, ahubwo ibimwereka nk'ikayira kamugirira neza kugira ngo ashobore kubona ibyiza, nk'uko wenda turaza kuza kubibona. Rero iri jambo kwihana nyakuri kurakenewe. Kuki se ari ngombwa ko twigana iri jambo ritubwiye ngo kwihana nyakuri? Nuko turiho mu minsi y'imperuka, aho Satani azagaba ibitero kuri buri mahame ayo ari yo yose n'amagambo yose y'Imana, ni nako n'iri hame rirebana no kwihana naryo azarigabaho ibitero. Tutarabigeraho, reka tugere ku ngingo ya kabiri itwereka neza uburyo mu by'ukuri abantu b'Imana bakwiriye kwihana, inzira ziganisha abantu b'Imana ku kwihana. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryerekana neza ko nta kandi kayira kageza umuntu mu nzira y'ubutungane bitari ukwihana. Ayo magambo tuyasoma mu gitabo dufite aha cyitwa ubutumwa bwatoranijwe. Ni ubutumwa bwatoranijwe, ni umuzingo, ni igitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere. Niho hatugaragariza neza ko akayira kamwe rukumbi Imana ikeneyemo abantu bayo baboneramo amahoro n'imigisha kwari ako kwihana. Ayo magambo aragira ati 394, mbega ifuti rijya rikorwa n'abatekereza ko kwatura ibyaha bizatuma icyubahiro cyabo kigabanuka maze bikonona umurimo wabo bafite kuri bagenzi babo. Hari abihambira kuri icyo gitekerezo kibi, nubwo biyiziho amafuti yabo birengagiza kuyatura no gusubira mu byaha bakoreye abandi. Muri ubwo buryo bikaroga imibereho yabo bwite kandi bikijimisha n'iy'abandi. Kwatura ibyaha ntibizagabanura icyubahiro cyanyu. Mbese none twihambire kuri icyo cyubahiro gipfuye? Nimugwira rutare muzashenjagurika, kandi Kristo azabaha icyubahiro nyakuri cyo mu ijuru. Ntihakagira ubuzwa kwatura icyaha cye, abibujijwe n'ubwibone, kabiri abibujijwe no kwihagararaho cyangwa kwihangira gukiranuka, ahubwo azahe agacirira isezerano rivuze ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Aya magambo agaragaje neza ko abantu b'Imana dukwiriye kuba turi abantu basobanukiwe neza inzira yatuganisha ku gakiza, ko nta yindi ko ari ukwihana no kwatura ibyaha byacu. Niyo mpamvu muri iki gitabo n'ubundi cyitwa ubutumwa bwatoranijwe, umuzingo ni uwa mbere, paji 468, hatubwiremo aya magambo akurikira: abantu benshi bafite urujijo mu bitekerezo ku ngingo y'intambwe z'ingenzi ziyobora ku gakiza. Abantu benshi bafite urujijo, abantu bajya bajijwa bakibwira ko hari izindi ntambwe bashobora gutera mbere y'uko bagana ku gakiza kaganisha ku kwihana. Mu by'ukuri bakagiraho urujijo, bagafata izindi ntambwe akaba arizo babanza kandi zitari ingenzi. Ubwo aha dusobanuriwe neza ko mbere y'uko duhabwa inshingano zikomeye mu itorero, ukwiriye kubanza kwihana ibyaha. Ubwo mbere y'uko uba pasiteri, mbere y'uko uba umubwirizabutumwa, mbere y'uko uririmba muri korari, mbere y'uko mu Kristo utanga amaturo menshi, mbere y'uko ugira ibyo ukora byo mu nshingano mu itorero ubamo, icya mbere ubutumwa bwiza bukubwira ni ukubanza kwihana ibyaha byawe. Niyo ntambwe y'ingenzi ya mbere buri muntu wese asabwa gutera, kuko ariyo ntambwe ya mbere ibanziriza izindi zose zigana ku gakiza. Aha harakomeje naho nanone hagira hati: bibwira ko kwihana ari umurimo umunyabyaha akwiriye gukora we ubwe mbere yo kwegera Kristo. Batekereza ko umunyabyaha akwiriye kubanza kwakira umugisha w'ubuntu bw'Imana. Niba koko kwihana kugomba kubanziriza kubabarirwa, kuko Imana yishimira umutima ushengutse kandi ushavuye gusa, ariko nanone umunyabyaha w'ubwe ntiyakishoboza kwihana no kwitegura gusanga Kristo. Aha aya magambo abiri dukwiye kuyumva neza. Nta muntu wakigera azabona ubugingo buhoraho atarababariwe ibyaha. Nta nubwo wababarirwa ibyaha utabanje kubyatura, ariko nanone ntiwabyatura utaragera kuri Kristo ngo bari ukumurikira. Hari abantu ngo bibwira ko bo ubwabo bazabanza kwitunganya ngo babone uko basanga Kristo. Ubwo ni ubuyobe. Ahubwo Kristo tumusangana ibyaha byacu byose, ariho kuko yabyivugiye ati, Matayo igice cya 11 n'umurongo wa 28, yagize ati: yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura,
munyigireho kuko ndi umugwaneza nanjye noroheje mu mutima, namwe muzagira uburuhukiro mu mitima yanyu. Uyu murongo utwereka neza ko burya ijambo ry'Imana rigaragaza ko urushye uremerewe agomba gusanga Yesu. Hari imitwaro ikomeye Yesu igihe yari mu isi avuga iri jambo yari iremereye umukumbi yabonaga imbere ye. Bari baremerejwe n'ibyaha, baremerejwe n'indwara, baremerejwe n'ubukene ndetse n'inyigisho z'ibinyoma. Ibi byose yari imitwaro iremereye umuntu wese asabwa kwiyambura akayikira uko yegereye Yesu. Icyaha ntiwakikuraho wowe ubwawe ngo bishobore. Icyaha nta muntu washobora kukikiza. Nta mafaranga watanga ngo kihanagurwe kivaneho. Nta masengesho abantu bagusengera ngo bikureho icyaha. Ahubwo icyaha tugikurwaho gusa nuko twegereye Yesu Kristo, maze mu izina rye akaba arimo dubabarirwa ibyaha byacu. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa 4 umurongo wa 12 hatubwiye ngo kuko nta rindi zina twahawe mu isi ryo gukirizwamo keretse iryatanzwe ari ryo rya Yesu Kristo. Noneho aya magambo atwereka ko dukwiriye kubabarirwa ibyaha ari uko twabyihanye, kandi dukwiriye kwihana tubanje gusanga Yesu akatwereka ibyaha byacu. Ibi tubibona neza mu gitabo cy'Umugenzi, aho Mukristo yatangiye urugendo ahetse umutwaro, amaze guhindishwa umushitsi n'ibyaha bye no kumenya ko rwose bizamurimbuza, yihutiye gusanga ushobora kubimukuraho. Amusangana uwo mutwaro wose w'ibyaha, nta wundi ni Yesu. Tumusangana imitwaro y'ibyaha, akatuvunjira, akaduhindurira, akadukuraho ibyaha, maze akaduha umutwaro utaremereye witwa gusohoza imirimo myiza yo gukiranuka kandi abidufashije. Rero reka tugane ahagana hepfo ahatubwira ngo umunyabyaha ababarirwa iyo yihannye gusa, ariko ikibazo cyo gutekerezwaho ni icyo kumenya niba kwihana ari umurimo w'umunyabyaha cyangwa niba ari impano ya Kristo. Mbese umunyabyaha usanga Kristo agomba gutegereza ko yabuzwa amahemo n'ibyaha bye? Intambwe ya mbere mu gusanga Kristo ni ingaruka yo kureshwa n'umwuka wera w'Imana. Iyo umuntu yemeye uko kureshwa, atera intambwe ajya mbere ya Kristo kugira ngo abone impano yo kwihana. Ubwo ikibanza cyashobora kugeza umuntu ku kwihana dusomye ahangaha ni ukubanza kureshwa n'ubuntu bwa Kristo, kureshwa n'imbaraga y'umwuka wera. Uwo mwuka agakomanga akakwemeza ibyaha, maze bikakugeza mu ntambwe yo kwimenyaho ibyaha, maze ukabona gutera intambwe mu by'ukuri yo kwihana ibyaha byawe. Nibyo dusoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 4 hatubwira ngo kugira neza kw'Imana niko kuturehereza ku kwihana. Aya magambo atujyanye neza ku ntambwe ya mbere igeza umuntu ku kwihana. Intambwe ya mbere igeza umuntu ku kwihana nyakuri ni ukwimenyaho ibyaha, kwemera ibyaha byawe ukabyimenyaho. Aya magambo aranditse muri iki gitabo cya Zaburi ya 25. Intambwe ya mbere iganisha ku kwihana ni ukwimenyaho ibyaha no kubyemera. Zaburi 32 umurongo wa 5 haranditse ngo nakwemereye ibyaha byanjye, sinatwikiriye gukiranirwa kwanjye. Naravuze nti ndaturira Uwiteka ibicumuro byanjye, n'abankureho urubanza rw'ibyaha byanjye. Nakwemereye ibyaha byanjye. Burya mu kintu Dawidi yarazi cyatuma ibyaha bye bitwikirirwa, yahereye haruguru avuga ngo hahirwa umuntu ubabarirwa ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirirwa. Kugira ngo ibyaha byacu bihanagurwe, dukurweho imyitwaro y'icyaha, dushobore kwambikwa gukiranuka, nta kandi kayira Imana yatanze, ni ukwihana. Kandi uko kwihana kugira ngo dushobore kukugeraho neza, intambwe ya mbere ni ukubanza kwemera ibyaha byacu twakoze, ukabyemerera ku giti cyawe, nta wundi ubiherejeho. Mu by'ukuri uko waba ungana, amashuri wize, ubumenyi buke waba ufite, imyaka waba ufite, ntabwo iguha uburenganzira bukora ibyaha ngo maze wumve usonewe imbere y'Imana. Muri iki gitabo niho hatubwiye ko Dawidi yagaragaje neza ko yabanje kwemerera Imana ibyaha bye. Cya kabiri nanone dusoma mu gitabo cyitwa Yeremiya igice ni cya 3 umurongo wa 13 ahatubwiye ngo icyo ngushakaho ni iki, nuko wemera ibyaha byawe. Burya inzira ya mbere yaganisha umuntu ku kwihana, Imana ikabibonye ko ari ukwihana nyakuri, ni ukubanza kwemera ibyaha byawe, ukabyemera utabyemejwe n'itorero, ukabyemera utabyemejwe n'abagabo 2 cyangwa 3 bagushinjije, ukabyemera utabyemejwe n'iterabwoba washyizweho, ahubwo ukabyemezwa gusa nuko urehejwe n'umwuka w'Imana ukweretse ko wahemukiye umukunzi wawe ari we Yesu, ugahemukira Imana yakuremye, ugahangara gukora
ibinyuranyije n'amategeko Imana yategetse, kuko ibyo nibyo byitwa icyaha. Icyaha ni ugukora ibinyuranye n'iby'Imana yategetse, warangiza ukanga gukora iby'Imana yategetse gukora. Noneho inzira ya mbere yaganisha umuntu ku kwihana nyakuri niyo ngiyo, ni ukwimenyaho ibyaha. Iya kabiri ni ukubabazwa nabyo, ukumva ugize agahinda ko kuba warahemukiye Imana, ko kuba warahemukiye umukunzi wawe. Ibi tubisoma mu gitabo cy'Abakorinto, aha tubwiramo neza ko agahinda ko mu buryo bw'Imana, umuntu yababajwe n'ibyaha bye agira agahinda, kandi ako gahinda ari nta kindi kamuzanira, kajya kamuzanira kwihana, kuko ari agahinda ko mu buryo bw'Imana, ntabwo ari kakandi kaganisha umuntu mu kwiyahura. Ahubwo uyu murongo uratubwira mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri igice ni cya 7, mu by'ukuri ujya usanga abantu benshi iyo bahuye no kwimenyaho ibyaha bakoze, waba wamaze kumenya ko wishe umuntu, wamaze kumenya ko wasambanye, ndetse ukabihuriramo n'ingaruka zo kwandura virusi runaka, cyangwa se ugahuriramo n'ingaruka zo gukubitwa, kumerwa nabi, maze aho kugira ngo ubabazwe n'ibyaha ariko ugize agahinda ko kuba warakoshereje Imana, ahubwo ukababazwa n'ibyaha, ubu bikuganisha mu kujya kwiyahura. Mu by'ukuri uko ntabwo ari ukubabazwa n'ibyaha kwa nyako, ahubwo agahinda ko mu buryo bw'Imana ko kuba ubabajwe n'ibyaha, dore icyo kakugezaho. Igice ni cya 7 Abakorinto ba 2, umurongo ndasoma n'uwa 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nako kukazana agakiza, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi ko gatera urupfu. Ariko kakandi kazanira umuntu kwiyahura. Inzira ya gatatu nanone yaganisha umuntu ku kwihana nyakuri, mu by'ukuri ni ukwatura ibyaha. Ibi byaha kubyatura bikwiye gukorwa muri ubu buryo bukurikira. Ibyanditswe byera bitwereka ko ibyaha wakoreye Imana ukwiye kubyaturira imbere y'Imana yo ubwayo, kuko ari ireba mu mutima, yarangiza ikaba ariyo ubaturira ibyo byaha. Nibyo wagize mu ntekerezo, nibyo mu by'ukuri byabereye ahiherereye. Imana ireba ibyiherereye, iyo niyo wihererana nayo ukayaturira ibyaha byawe. Icya kabiri ni ibyaha wakoreye bagenzi bawe, ibyo nanone uragenda ukabyaturira abo bagenzi bawe wabikoreye. Ibyo tubisoma muri Mateyo 5:23. Niba hari ituro ufite ugiye gutura, ukibuka ko hari icyo wakoreyeho mugenzi wawe nabi, usiga iryo turo banze mugende mujye kwikiranura. Ikindi ni ukwatura ibyaha byawe imbere y'iteraniro wakoshereje, niba iryo teraniro ryose ari ryo wakoshereje. Ibyo tubisoma muri gitabo cyitwa Yakobo 5:16. Hatwereka ko dukwiye kwaturirana ibyaha kugira ngo dukizwe. Ariko guhangara ukajya kwaturira ibyaha umuntu wicaye ahantu runaka, haba mu ntebe ya penetesiya, cyangwa ugasanga abantu bateraniye, ukabaturira ngo natekerejeho umuntu nabi, kandi uko ibyo ni ibyaha byo mu ntekerezo, ntabwo ari ibyaha wakoreye uwo muntu, ahubwo Imana ireba ibyiherereye niyo yabibonye. Ibyaha byo twakoreye abantu nibo tubyaturira, ibyo twakoreye Imana tukabiyaturira, n'ibyo twakoreye bagenzi bacu ndetse n'iteraniro tukaba ari byo tubyaturira. Gusa icy'ingenzi ni ukumenya ko byose ujya kubikora wabanje kubikorera Imana. Noneho reka ngane ku ngingo dusorezaho, kuvuga ku bitero Satani yagabye kuri iri hame rirebana no kwihana. Satani yagabye ibitero bikomeye kuri iri hame, nk'uko n'andi mahame yandi yose yagiye yagabaho ibitero. Icya mbere, ibyanditswe byera bitubwira neza ko umuntu uwo ari we wese akwiriye kwatura ibyaha bye, ko ari byo byamutera kwemerwa n'Imana. Ni muri iki gitabo cyitwa Imigani, igice ni cya 28, uyu murongo ni uwa 9. Niho tubwiye ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza, ariko ubyatura akabireka azababarirwa. Igitero cya mbere Satani yagabye kuri iri hame ryo kwihana, maze agatuma abantu bihana nabi ntibababarirwe. Ni abantu bihana babanje gutangira impamvu byatumye bakora ibyaha. Mu by'ukuri iyo wihanye ubanje gutanga impamvu z'ibyatumye ukora icyaha, ntabwo iki cyaha Imana yakikubabarira, kuko ntabwo uba ucyemera ngo ntiyego nagututse, ngo ariko umenye ko ari wowe wambanje, ngo iyo utabanza kunkorera ibi ngo nanjye nagomba nagukoreye bino. Uko si ukwihana nyakuri, igitero cya Satani kiba kikurashe. Icya kabiri ni abantu mu by'ukuri bihana babitewe n'ubwoba bashyizweho n'abandi, aho usanga bamwe ahasengerwa runaka, umuntu ati ndakweretswe, ati rwose, ati pfukamaha, ati tugusengere, ati uri umunyabyaha, ati tukubonyeho ibi n'ibi, n'ibyo utiyiziho, n'ibyo utemera, uti kugira ngo nikuraha, kuko bari kuvuga ko n'Imana igiye kunkubita urushyi, ati kuko n'Imana ngo yandebye nabi, ati reka mpe kwihana kugira ngo ndebe ko nava aha hantu. Mu by'ukuri uko hari n'abandi bihanishwa n'iterabwoba rya zimwe mu ngaruka bahuye nazo kubw'ibyaha bakoze. Mu by'ukuri uko ni nk'uko Yuda yihannye, aho yavuze ko yagambaniye amaraso atariho urubanza, ari uko abonye Yesu afashwe. Uko niko Esawu yihannye, abonye ko abuze umugisha, asaba
kubuhabwa arira ariko ntiyawubona. Uko niko ba Baramu bihannye bifuza ko bapfa nk'uko bagira amaherezo nk'ay'abakiranutsi ariko bitagishoboka. Mu by'ukuri ukwiye kwihana ubabajwe n'ibyaha byawe utabitewe nuko Satani akugabyeho icyo gitero cyo kumva ugize ubwoba. Kabiri, kwihana uri kubishakira impamvu. Abandi nabo ni abatanga ruswa, basa naho batanga inguranwa y'icyaha bakoze. Ni abagabo batuka abagore babo bakabasuzugura, maze warangiza ukareba ibyo akunda ukabitahana nimugoroba ngo akunda aseke kandi utamusabye imbabazi. Iyo ni ruswa. Abagabo benshi batungishije ingo zabo ruswa. Ni abizera babaho ari abasambanyi, ari abajura, ari abanyazi, ariko amafaranga menshi batanga mu itorero bakumva ari inguranwa ibahesha kutihana ibyaha, kandi bigatuma na babayobozi bikenereye amafaranga mu itorero babemera nk'abantu b'Imana, ariko nabo babizi ko batihannye. Rero mu by'ukuri uko ibyo byose ni ibitero Satani yagabye kuri iri hame. Icyo nsoje musaba nuko kwatura ibyaha bijya bituma umuntu agira umutima mwiza unezerewe utamucira urubanza. Nicyo gituma Pawulo yabivuzeho mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 24 igice cya 24 n'umurongo wa 16 yavuze ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibingirira Imana cyangwa abantu iminsi yose nyiriho. Imana idufashe iguhe imyumvire myiza, kandi twese duhe kumenya kwihana nyakuri. Twirinde uku kwihana kwa pirate tubonye kuba guteguwe na Satani, kuko ababikora batyo banyuranije n'uko inyandiko z'ijambo ry'Imana zivuga nta bugingo buhoraho bazabibonera. Imana ibahire, iduhe kwihana nyakuri kutugeza mu bugingo buhoraho. Nibyo mbasabiye, nanjye nisabira ngo Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.